Narakuze amazina Nyiransengiyumva Anne-Marie, Akagari k'Amakoro, umudugudu wa Kamuzamuzi Busasamana, umurenge Busasamana. Tubasanze aha ngaha nawe mu bantu bitabira igikorwa cyo guhabwa intama, nawe twabonye umwe mu bazihawe, tubwire se ni ukubera iki bazibahaye? Impamvu z'izi ntama baduhaye, twaje aha ngaha tugana ishami ry'ubumwe, tuzanye abana bacu bafite ubumuga. Ni muri ubwo buryo noneho twibumbira mu matsinda, tumaze kwibumbira mu matsinda habaho kujya dukora inama za buri kwezi. Amatsinda twibumbiyemo niyo adufashije kuri izi ntama kugira ngo tujye tubona uburyo abana bacu babona umusanzu wo kuzajya ku ishuri n'iyindi mirimo igenwa. Ukurikije ibyo nyose uburyo umwana bamwitaho, bamaze igihe kingana iki bamwitaho, ubona biva bigera kuki? Ubu mu myaka 3 turangije aha ngaha mw'iri tsinda, twarangije imyaka 3, ariko umwana namuzanye atazi kugenda, atazi no kwicara, ariko ubu aragenda bitewe n'ubugorozi bagiye badukorera. Kuri uyu munsi ndabona babahaye amatungo n'intama, wumva ubyakiriye gute nkawe ukurikije uko wari ubayeho, n'icyo ubona hari icyo bigiye guhindura ku mibereho yawe ya buri munsi? Nyine nanjye nejejwe nuko mbonye iri tungo, kuko hari icyo rigiye kumfashaho mu buryo bwo kurera umwana mfite, rizamufasha kujya ku ishuri, no mu buzima bwo mu rugo rizadufasha mu buryo bwo kugira ngo tubone na za mitiweli gutyo. Byinshi rizabafasha. Nawe mbere ko dusoza ndagira ngo ugire icyo ubwira Ubumwe Community Center batekereje kugira ngo babiteho n'abana banyu muri rusange bafite ubumuga, binagendeye kuri ya mvugo y'uko uvuga ko kugira ubumuga atari ko kubura ubushobozi. Ndashimira Ubumwe bwadufashije muri uyu muryango turimo, ngabashimira ko bagize uruhare runini mu kutwitaho ku bana bacu muri rusange, natwe bakajya batureberera igihe cyose baza kutugororera abana. Ngabashimira ko badufashije cyane kudutegurira n'uyu mushinga. Imana ibahe umugisha. Yewe nitwangira umpatse Yohani, ubu ngiyeho ninjiye mu cyiciro, ubu ni icya 3 duhawe intama, nanjye wabangizeho bampaye intama, nkaba nishimye ko ushobora amaherezo nshobora kuyigenda nkayiragira nkayibangurira, ikaba yazamfasha no kurera uriya mwana, ishobora kumugira akamaro, nzayiragira buri gihe, ishobora no kumbyarira izindi, ikaba yamufasha no kujya mu ishuri, kuko umwana wanjye arumva, uretse ko atazi kuvuga, bataramenya no kugenda, ko nizeye ko bizashoboka. Ubu rero nkaba nishimye n'abanyamuryango bose turi kumwe, kuko twagize inama yo gufashanya, tukaba tugeze ku ntama. Amaherezo n'uwazaba n'umugabo hagiye intama imugeza kumva, ubundi batugiriye neza, batugiriye inama nziza, tukaba tubashimye, dushimiye no muwagendereye, murakoze. Ubundi basanzwe bamwitaho, ni naho umunanuriza igihe umunanuriza ku Bumwe, kubera ntari karuko basanze ariho hafi. Abana bacu babitaho rwose, ntako batagira, ku bwabo umujyanye bananura umunsi akagenda, ariko baragerageza kubananura, bakagerageza kubakoresha kubakoresha nka jimunasitike cyari kubakoresha ibintu byose bigatuma bananuka, babitaho bakabaha amata, mbese ntacyo batabakorera muri byose, byose barabakorera, natwe twumva twishimye. Nk'uwanjye bamunanura buri cyumweru, buri kuwa 5 n'uwanjye buri cyumweru, ejo nzamujyana ku Bumwe, kuko natuye ku Karukogo, murantaza njye hano ujya bugiye kambere kure, ndabibasaba bamujyana ku Bumwe n'ubamunanurira njyewe. Banyakubahwa abayobozi, dukorera muri uyu murenge, tumaze igihe kirekire dukoreramo, bagize amahirwe dukorera kuri iki kigo, dukorana n'ubuyobozi bw'ikigo, dukorana n'amashuri. Ntabwo dukoreramo twita kuri aba bana gusa,
ahubwo no mu myigire n'imyigishirize bikoramo, cyane cyane ko intego yacu ni ukuzamura uburezi. Si ukuzamura uburezi gusa n'imirire, tuba tuje kunganira, ntabwo tubuza ngo tubategeke ibyo bagomba gukora, ariko turabunganira ku mirire kugira ngo cya kibazo cy'imirire mibi dushobore gufatanya n'ababyeyi, dushobore gufatanya n'ubuyobozi, kuko turabafatanyabikorwa muri uyu murenge. Si uyu murenge gusa, hari n'iyindi myinshi tugenda dukoreramo, ariko cyane cyane ireme ry'uburezi no kudaheza umwana ufite ubumuga. Uyu munsi twaje kugira ngo twifatanye n'aba babyeyi n'iri tsinda kugira ngo dushobore gukurikirana cyangwa se gukomeza kuzamura icyo twita nakwita ubworozi. Nk'uko dusanzwe tworoza ababyeyi, tubaha amatungo magufiya agiye atandukanye, ariko tubinyujije mu itsinda naryo rikongera rikorozanya. Nyakubahwa muyobozi, ahangaha duteraniye hari ibyifuzo bafite, akenshi bakunda kubigira ibibazo, ariko twe ntabwo tubifata nk'ibibazo, ahubwo ni ibisubizo dufatanyije. Muri ibyo bisubizo biba bivuye ku bitekerezo batanze, harimo kwishakamo imbaraga arizo zibatuma bateranira hano, bakashaka ubushake butuma bazana abana aho bari bihishe. Aba babyeyi bari aha ngaha ntabwo ari abagusoma, wenda hari n'abandi bataje, ariko nuko ababo ari mu itsinda ryo kugira ngo uyu munsi habeho gahunda yo korozanya. Ndumva byinshi urankurikirana babivuze, abambanjije babivuze, amatungo batanze, ubu n'umubare wabo ngo bagera kuri 60, ariko uyu munsi batanze 15, ntama 15 nziza kandi zongera zigatanga icyororo, noneho bityo bakakomeza guterana imbaraga. Abanyakubahwa rero, muri aha ngaha mwese, iyo tuje aha ngaha ntabwo tuje gutembere gusa, ahubwo haba harimo no kwigisha, haba harimo no kongera kwibutsa ababyeyi no kuri gahunda za leta. Ntabwo twirebaho gusa, ahubwo no gufatanya mu gushaka ibisubizo bya bibazo bahoze bavuga bati ni gute tubura, ni gute tugira ibi ngibi, ariko ntitugere aha ngaha. Hari ibyo batanze mu ibyifuzo turaza kubagezaho kugira ngo tubatumire. Harimo ahantu ho kubashakira aho gukorera, harimo ahantu kubaha serivisi yihuse mu gihe baba cyane cyane bafite abana, ugasanga musize mu rugo, aranyarutsaje ku murenge akavuga ati ndasanga wa mwana noneho yarize byagenze gutya, ariko bagasaba ati mutuvugiye tukagira serivisi yihuse, mutuvugiye tukabona aho gukorera hagutse, byaba akarusho. Batanze icyifuzo rero, hari byinshi bagiye bavuga, ndaza kongera gusubiraho. Hari gahunda yo kwishakamo igisubizo, ariyo bifuza gukora koperative. Iyo koperative yabo bwa butunzi, ya mitungo bari bafite noneho bakayizamura cyane. Icyo ni kimwe. Hari ukwita basabye ko hari itsinda rishobora gufasha abantu bafite ubumuga bakiri mu ngo hirya no hino. Nk'ababyeyi, icyo ni si igisubizo se? Ubushake mwabuze ko ubushake buhari, imbaraga zo umuntu zigira zihoraho, kandi ahari urukundo, ubushake n'imbaraga bihari, ikindi se mushaka ni iki? Si Imana kugira ngo yigere hino iborohereze ibakomeze? Ibyo byo nzi neza ko mubifitemo, nta kibazo gihari. Ikindi cyane cyane bavuze muzaborohereza ni ukubashyira mu itsinda, bakaza nabo bakegerana n'abandi kugira ngo bere guheza abana hanze mu nzu. Ntabwo twifuza ko abana baguma mu nzu, abana bahezwa, abana bafite ubumuga usanga agera ku ishuri bakamutererana, ahubwo mu rwego bufatanye twese hamwe nk'ababyeyi, byongeyeho babarezi, twongere tuvuge tuti aba bana bacu tubazamure gutya batakomeje guhezwa, dore ko gahunda ya leta ni ukwita ku mwana wese nk'uwawe, siko bimeze. Ariko hari igitekerezo cyangwa inama nongera kuyibutsa ababyeyi, haba harimo gahunda ya leta, nongera mbibasubiriremo. Hari ejo heza, hari gutanga mituweli, mukayitangira ku gihe, siko bimeze. Umuntu uri hano rwose mwitange mituweli, umuntu uri hano utari muri ejo heza, ntawe urimo kwidindiza kandi udindiza n'abandi n'iterambere. Ibyo nabyo ntabwo nagenda ntabibahaye, kuko n'ubuzima bwa buri munsi tubibamo.
kugira ngo dufatanyije na leta, umuturage akumva ko ntabwo baje kugira ngo bakubaze ibi n'ibi, ahubwo nawe wumve ko ya serivisi ukeneye, ya serivisi ushaka nayo ikiguzi cyawe no kwitabira gahunda za leta. Cyari kuvuga ngo wibereye mu rugo ejo ukaza ngo yewe nta mituweli nta byangiza gute, kuki bakwingingira gutanga mituweli, kuki bagira gute. Ariko twebwe icyo twifuza nk'abarezi bari hamwe, bifuza ko abana twazanye, abana bacu bazamuka nabo bakagira imibereho myiza, imyigire. Ndabashimiye mu ntiza amashyi. Ikindi ni ugushimira UCC n'ikigo cyita by'umwihariko ku bantu bafite ubumuga. Turabashimira ibikorwa byanyu ko byatugezeho bikagera ku baturage bacu, bigatuma abaturage bacu bava mu bwigunge, uyu munsi bakaba barahabona. Bose mwumve ko tubashimiye tubikuye ku mutima. Icya gatatu ni ukubabwira ko turi kumwe. Murumva yemwe? Baravuga ngo disability is not inability. Murabizi? Mugomba kubimenya, mukabimenya mu Kinyarwanda, mu Gifaransa no mu Cyongereza no mu Cyarabu hose. Disability is not inability. Kugira ubumuga ntabwo bivuga kudashobora. Muranyumva? Ntabwo twabura ahantu mukorera, ibigo birahari, ni ibyacu ni ibyanyu, ibiro by'utugari birahari, ni ibyacu ni ibyanyu, sibyo? Insengero zirahari, ni izacu ni izanyu, ntabwo ho gukorera hashobora kuba habura. Birumvikana? Binabaye ngombwa mwajya mubuza igihe mwateranye mugaterana no ku murenge, naho ni uwanyu. Kereka niba mushaka wenda handitseho icyangombwa kibanditseho, atari aho gukorera gusa, ariko naho byazagerwaho. Birumvikana? Mugende rero twasabye mu byuzuze, kariya kantu mwari mwashize muri koperative mugakuremo, sibyo? Muri koperative rero n'abantu bafasha abantu nyine bafite n'ubuzima gatozi. Bona ngwino. Yana ufite tungo.